Nshuti mukundwa, reka nanone dushime Imana cyane kubw'imbabazi zayo nyinshi n'urukundo idukunda, tukaba twongeye kugera mu mwanya mwiza, umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwe icyubahiro. Tugeze ku munsi wa 26, harabura iminsi 7, iminsi 28 twari twiyemeje irangire. Ariko kubw'impamvu yo kugira ngo dusoze neza, ndifuza kuzongeraho umunsi umwe wa 29, bivuze yuko tubura iminsi 3 gusa kugira ngo tube dupfundikiye insanganyamatsiko yacu yavugaga ijambo ryahanuwe, aho twareberaga hamwe igitabo cya Daniyeli ngo tugihuze n'ibiriho. Nzi yuko Imana yadufashije, Imana yaturwanyeho, Imana yatubereye Imana, izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya tugiye gukomeza amagambo y'ubugingo Uwiteka yaduteguriye uyu munsi yo kuganira, kandi uyu munsi ndashaka gusoza icyo twaganiriye mu minsi igera kuri 3 ishize muri Daniyeli igice cya 11. N'uyu munsi ngiye kuvuga muri Daniyeli igice cya 11, kandi turaba tureba insanganyamatsiko ivuga ngo inkuru ziturutse iburasirazuba. Inkuru ziturutse iburasirazuba. Reka tubanze twishyire mu maboko y'Imana kugira ngo twigishwe nayo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye ko nanone uduhaye andi mahirwe yo kwiga ijambo ryawe. Twishyize mu maboko yawe kandi tuje mu ishuri ryawe kugira ngo twigishwe nawe, mu izina rya Yesu, amen. Inkuru ziturutse iburasirazuba. Uyu munsi ntabwo turi buganire imirongo myinshi. Ndakwibutsa yuko twasoje igice cyose cya 11, kubera yuko twageje ku murongo wa 45 w'iki gice, kandi n'uwo murongo usoza. Ariko ndashaka ko tuganira mu buryo bw'umwihariko umurongo wa 44, umurongo wa 44, kandi wonyine ntabwo turi buwurenga. Mbese uratubwira ngo iki? Uratubwira ngo ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zizamuhagarika umutima, aveyo arakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe. Reka nongere nsubire muri somo. Ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zizamuhagarika umutima, aveyo arakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe. Ayo niyo magambo tugiye kuganira muri aka kanya. Aratubwira iby'inkuru zidasanzwe zizarakaza umuntu w'insuzugurwa twamaze igihe tuganiraho, ari we mwami w'ikasikazi. Kandi izo nkuru zizaba zivuye iburasirazuba ndetse n'ikasikazi mu bwami bwe nyine. Azavayo ngo arakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho rwose pe. Mbese izi nkuru ni nkuru ki? Burya hari inkuru nziza, kandi rimwe na rimwe hari n'inkuru ziba ari mbi. Hari inkuru ziba ziteye akanyamuneza, inkuru zinejeje, ariko hari n'inkuru ziza ari inshamugongo. Rimwe na rimwe kandi hari inkuru ziba ari nshyashya, abantu bose bishimiye kuzumva, ndetse imitima yabo igakayanganishwa no kumva izo nkuru. Ariko hari n'igihe inkuru ziba ari izakarahanyuze, ari inkuru zishaje. None se izi nkuru tubwirwa ni nkuru ki? Ariko ijambo ry'Imana naryo ryatubwira inkuru, kandi rikatubwira uko twakwitwara mu gihe cy'inkuru. Amagambo ari muri Yesaya igice cya 20:9, hatubwira ngo yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza. Ni inkuru z'ibyiza, ntabwo ari inkuru z'ibibi. Yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure. Yewe wumvisha Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure witinya, ubwire imidugudu y'Ubuyuda uti dore Imana yawe. Mbese ufite inkuru z'ibyiza, ufite inkuru ushobora kubwira ab'i Yerusalemu n'i Siyoni yuko Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Erega inkuru nziza ni inkuru ya Yesu Kristo. Ngo jya ku musozi muremure kandi ubirangurure, ndetse n'ijwi riranguruye cyane, ijwi rirenga, kugira ngo abantu b'i Buyuda, abantu b'Imana bumve iyi nkuru y'uko Uwiteka Imana ariyo Mana yacu. Kandi Yesaya 52:7, erega ibirenge byuzanye inkuru nziza n'ibyiza ku musozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Isiyoni ati
imana yawe iri ku ngoma. Imana yacu irashaka ko turangurura amagambo y'ubugingo. Imana yacu irashaka ko turangurura inkuru z'ibyiza, ko Uwiteka Imana yacu ari we Mana nyamana kandi ariyo Mana iri ku ngoma. Jya kubona mu gice cya 13 umurongo wa 32, tubona abagaragu b'Imana bahamagawe, abari bagize itorero rya mbere, ba bandi intumwa Yesu Kristo yasigiye umurimo wo kwamaza ubutumwa bwiza. Muri Matayo igice cya 28 uhereye ku murongo wa 18 aravuga ati, dore rero nta butware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende mujyane iyi nkuru, bya bindi nababwiriye mu rwiherero mugende mubivugire ku karubanda. Nuko nabo barahamya bati, natwe turababwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sogokuruza. Aya magambo twakomeje kuyareba mu gice cya 11 tureba iby'isezerano, twarebye abageze aho bakanga n'isezerano, yewe bagakurikira Imana ba sekuruza batigeze kumenya. Ariko burya intumwa zabwirizwaga inkuru nziza y'isezerano, rya sezerano ryatangajwe muri 31 mu cyumweru cya nyuma gisoza ibyumweru 70 byahanuwe muri Daniel igice cya 9. Maze baravuga bati, natwe turababwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sogokuruza. Ariko nshuti z'Imana, ndajya mubwire yuko burya kuvuga inkuru atari ukuva kuyivuga gusa, yewe no kumva inkuru burya bigira amategeko. Reka turebe gato amategeko agenga kuvuga inkuru ndetse no kumva izi nkuru. Mbese umuntu wumvise izi nkuru akwiye kwitwara gute? Mbese uwo kuvuga inkuru we amategeko amugenga ni ayahe? Ikintu cya mbere kigenga abavuga inkuru ni uko bitemewe kuvuga ibihuha. Burya ukwiye kuvuga inkuru nyankuru, inkuru nziza, kandi inkuru ifite amakuru yizewe ko ari ukuri. Kuvuga ibihuha ntabwo byemewe nshuti z'Imana. Ijambo riri mu Kuva igice cya 23 umurongo wa 1 haratubwira ngo, niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze, ntugakoranire mu ntoki z'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma. Imana yacu yanga ibinyoma, kandi Satani niwe se w'ibinyoma nk'uko ijambo ry'Imana ryarihamije. Uwo niwe munyabinyoma nyine. Nuko rero muntu w'Imana, niba uzi yuko iyi nkuru utayihagazeho, ukigiza no kwicecekera ntukayivuge, kubera yuko niwumva inkuru y'impuha ntabwo ukwiriye kuyamamaza. Banza umenye ukuri kwayo, banza umenye ireme ry'iyi nkuru, maze ubone uyamamaze. Kandi muri Zaburi ya 15 uhereye ku murongo wa 1 kugeza wa 3 habaza ikibazo, harabaza ngo, mbese Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Maze batanga ibimenyetso biranga uyu muntu, kandi baravuga ngo umuntu ntabwo abeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntabwo ashyushya inkuru y'umuturanyi we. Icyo nicyo kiranga abantu b'Imana. Ntabwo babeshyeresha ururimi rwabo, kandi ntabwo bakunda gushyushya inkuru, kubera yuko abavuga ibihuha ntabwo bemewe, ntabwo bazatura ku musozi w'Imana, ntabwo bazagera i Siyoni. Icya kabiri, umuntu ubara inkuru z'incamugongo burya ni uwo gupfa. Ntabwo byemewe kubara inkuru z'incamugongo, ntabwo byemewe. Kandi ibi ngibi ubyumve mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko za nkuru ziturutse iburasirazuba, erega ejo twazikomojeho, ni uko nashatse ko twongera kuzizirikana mu buryo bw'umwihariko. Za nkuru ziturutse iburasirazuba zizaza ari inkuru nziza ku bantu b'Imana, ariko kandi zizaza ari inkuru z'incamugongo ku muntu w'isuzugurwa, ari we mwami w'ikasikazi. Kandi rero iyo zije ari inkuru z'incamugongo, uzizanye n'uwo gupfa. Twarabibonye yuko bigomba gukurikirwa n'akarengane gashishana, akarengane ku bwoko bw'Imana. Turaje tubigarukeho mu kanya. Rero byahozeho yuko inkuru z'incamugongo umuntu uzizanye ari uwo gupfa. Genda usome inkuru yo mu Kubara igice cya 14 umurongo wa 36 kugeza umurongo wa 37. Haratubwira iby'abagabo baje bavuga inkuru z'incamugongo, bavuye gutata igihugu cy'i Kanani. Maze igihe bazaga bakagaruka bakabara inkuru y'incamugongo yacyo, bigatuma iteraniro ryose rimwitotombera. Abo bagabo babaze inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteka, kuko batari bazanye inkuru nziza. Izo nkuru turazizi, ukuntu abantu baje, Mose yohereza abatasi 12 kugira ngo bajye gutata igihugu cy'i Kanani, ariko 2 muri bo gusa nibo baje bavuga yuko igihugu cy'i Kanani giye gutahwa. Abandi baravuze bati, byiza nubwo twakwisubira muri Egiputa. Abo bantu bavuga inkuru z'incamugongo ntabwo bakiriwe neza.
Imana ntabwo yabishimiye, kandi icyavuyemo ni uko bagomba kurimburwa na mugiga. Ongera usome inkuru ni mu rwa kabiri rwa Samweli igice cya 4:10, atubwira ngo kera hariho umuntu waje arambwira ati Sawuli yapfuye, yibwiraga ko nzaniye inkuru nziza, mpera ko ndamufata mwicira isikuragi. Ibyo nibyo bihembo namuhembeye inkuru ze, kuko zari inkuru z'incamugongo. Ubara inkuru y'incamugongo rero ni uwo gupfa, kandi tuzabibona yuko umuntu w'ikasikazi nawe igihe azumva inkuru z'incamugongo mu bwatsi bwe abazazivuga bagomba kurimbuka. Inkuru nziza ariko nanone rero ni izo kurangurura cyane. Tumaze kubona amasomo, genda nanone usome ririya somo twasomye muri Yesaya 49, Yesaya 52 mu wa 7. Mbega amagambo akwiriye kuvugwa baranguruye cyane, bagahagarara ku misozi kugira ngo babwire imisozi n'ibikombe inkuru nziza. Mu rwa kabiri rw'Abami igice cya 4:9 nanone tubwirwa indi nkuru. Hanyuma baravugana bati ibyo tugira si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza, nuko nimuze tugende tubwiraho mu rugo rw'umwami. Iyi ni inkuru idasanzwe yabayeho mu gihe cy'abami b'Abisirayeli, igihe inzara yateye. Hari mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, maze inzara yarateye cyane bigera ubwo abantu barya abana babo, maze kandi hari ikibazo cy'inzara nyine. Munsi umwe rero umwami agerwaho n'ikirego kidasanzwe cyamuteye umutima uhangayitse cyane no kubabara umutima. Azanurwa abagore babiri, umwe avuga ati dore ejo twariye umwana wanjye, none uyu munsi twagomba kurya umwana w'uyu mugenzi wanjye, ariko yamuhishe ntabwo ashaka ko tumusangira. Mbega ukuntu byari inkuru iteye ubwoba, inkuru y'uko inzara imaze gutsemba. Maze umwami arakarira umugaragu w'Imana Elisa, aravuga ati ibi byago byose turabiterwa n'uyu mugaragu w'Imana Elisa. Erega abantu b'Imana bajya bashyirwaho n'ibibazo by'abanyabyaha, by'ingaruka z'ibyaha, maze bakibwira yuko impamvu ishyano riguye ari ukubera abantu b'Imana, ariko ntabwo ariko kuri. Ariko Imana yatabaye umugaragu wayo, maze Elisa atangaza itangazo rikomeye cyane. Aravuga ati ejo ku mudugudu w'i Samariya ibyo kurya bizaba bigura amafaranga make cyane rwose. Nuko ndetse hari uwabihakanye w'umujenerali warindaga umwami, aravuga ati naho Imana yakingura amadirishya yo mu ijuru ntabwo ibyo uvuze bishoboka, ariko byaje gushoboka mu izina rya Yesu. Ariko rero ntabwo inkuru nziza wa muntu yahakanye yamuguye neza, kuko umuhanuzi avuga tuzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabiryaho. Ugenda usome kiriya nkuru nyine mu rwa kabiri rw'Abami igice cya 7, uratangazwa n'ukuntu byagenze. Maze rero ngo byaje gusohora nk'uko Imana yabivuze. Abantu ba mbere babimenye bari ababembe. Ababembe bari bagiye nyine muri urwo rugabano rw'i Samariya, maze batangaza yuko rwose ibyo kurya byahendutse. Igihe rero bari batarabitangaza, imitima yabo yarabari, baravuga bati ibyo tugira ntabwo ari byiza, kuko uyu munsi ni umunsi w'inkuru nziza, nitwicecekera tuzagibwaho n'urubanza. Burya umuntu wese uceceka inkuru nziza akwiriye kugibwaho n'urubanza, kubera ko inkuru nziza ni izo kurangururwa cyane, abantu bakamenya iby'izo nkuru. Zaburi ya 68:12 atubwira ngo umwami Imana yatanze itegeko, maze abagore n'abagabo bamamaza inkuru nziza baba benshi. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Migani 25:25, nk'uko amazi afutse amerera umutima waka, niko n'inkuru nziza zimera zivuye mu gihugu cya kure. Inkuru nziza ni zimeze nk'amazi afutse ku mutima wumagaye wishwe n'umwuma. Matayo igice cya 10:27, ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangurure hejuru y'amazu. Iryo ni itegeko ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo turangurure inkuru nziza zimenwe n'abantu bose. Ariko rero abarangurura inkuru ntabwo ari bafite amategeko bagenga gusa, ahubwo n'abumva inkuru nabo. Mbese abumva inkuru bo bakwiye kwitwara bate? Icyambere basabwa gusuzuma bitonze ukuri kw'inkuru bumvise. Twabonye ko hari igihe abantu bavuga inkuru z'impuha, hari igihe abantu bavuga inkuru zidafite umwimerere, zidafite amakuru nyayo. Nuko rero bumvise inkuru bakwiye gukanguka bakareba niba inkuru bumvise, inkuru babwiwe ari inkuru y'ukuri koko. Kwa kabiri rw'Ingoma igice cya 9 kugeza 6 tubwirwa iby'umugabekazi w'Isheba, ngo ahera ko abwira umwami Salomo ati inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri burya,
nari naje kubisuzuma ariko sindakemera ibyo bavuze kugeza aho nazi nkabyirebera n'ayanjye maso kandi nongeye ko ntabwiwe n'igice cy'ubwenge bwawe bukomeye urengeje inkuru numvise inkuru umugabekazi w'Isheba maze aravuga ati ariko izo nkuru ni ukuri reka njyeyo nanjye nirebere reka njye kubigenzura bashe kumenya niba ari amakuru nyayo abantu b'Imana nuko bakwiye kwitwara igihe bumvise inkuru kandi twabwiwe iby'abantu b'i Beroya ibyakozwe mu gice cya 17 umurongo wa 10 kugeza wa 11 ngo ariko abo b'i Beroya bari beza kuruta ab'i Tesalonike kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko abantu b'Imana bashakishije n'umutima ukunze kugira ngo bamenye niba ibyo babwiwe ari iby'ukuri koko abantu b'Imana nuko bakwiye kumera kandi amagambo twakomeje kuyaganiraho yuko abantu badakwiye kumera ibyo babonye icya kabiri abantu bamaze kumva inkuru ntabwo bakwiriye gutakaza kwizera mu gihe babwiwe inkuru z'incamugongo si byiza rwose si byiza yuko inkuru zikugezeho zigutesha umurongo ngo zigutandukanye no kwizera gukorerwa muri Yesu Kristo ngo zigutere gutakaza ibyiringiro muri Zaburi 112 umurongo wa 5 kugeza wa 7 atubwira ngo hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi agakora imirimo ye uburyo butunganye kuko atazanyeganyezwa iteka umukiranutsi azibuka iteka ryose ntazatinya inkuru mbi umutima urakomeye wiringiye Uwiteka burya abantu biringiye Uwiteka ntabwo biterwa n'uko izuba riva cyangwa ngo biterwe n'uko hariho imvura yarukuko iteye ubwoba ntabwo biterwa n'uko amakorwa yaje kubera yuko inkuru mbi ntabwo ibateshura mu byiringiro bafite umwami Imana baravuga bati naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nkwiriye gutinya ikibi cyose kuko ndi kumwe n'Uwiteka Imana yanjye inkuru mbi rero ntabwo ari inkuru yo kuduteshura ku kwizera nshuti z'Imana mutekereze iki kintu kandi mukiteho cyane ntimutakaze kwizera kwanyu ahubwo mugundire ukwizera kubonerwa muri Yesu Kristo kuko yabasezanije ko ari kumwe namwe ndetse no mu kaga gakomeye reba nawe amagambo ari mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 10 cya 14 umurongo wa 12 hatubwira iby'inkuru ziteye ubwoba ndazigarukaho muri aka kanya kuko ari kuzo nkuru ziturutse iburasirazuba maze abantu b'Imana marayika aravuga ati aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nko kwa Yesu hari akaga kuri bo ariko kandi aho niho kwihangana kubera kuri murongo wa 13 turavuga ati numva ijwi ryongera kuvugira mu ijuru riti hahirwa abapfa bapfira mu mwami barahirwa hariho no gupfa hahirwa abapfa bapfira mu mwami maze irindi jwi riramwikiza riti yego nibipfiye nibaruhuke kuko imirimo yabo ijyanye n'abibakurikiye abo bantu rero ntabwo bateshejwe ibyiringiro ngo bateshwe ubushizi bw'amanga bwo kwizera kwabo bitewe n'inkuru mbi zabagezweho n'akaga gashishana kari kabategereje ahubwo bagundiriye kwizera nuko rero umukiranutsi azibuka iteka ryose ntabwo Imana izamwibagirwa iri ni isezerano rinejeje muri Zaburi 112 umurongo wa 5 umukiranutsi azibuka iteka ryose ntabwo azatinya inkuru mbi umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka Imana yacu ihabwa icyubahiro mu kubara igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza wa 8 Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu bashishimura imyenda yabo babwira iteraniro ry'Abisirayeli bati igihugu twaciyemo tugitatana cyiza cyane niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki nibyo koko natwe twabonye abanaki twabonaga tumeze nk'inzige imbere yabo kandi nabo nuko batubonaga iby'abantu bagabo 10 twari tumaze kuvuga ko bazanye inkuru z'incamugongo bavuze ntabwo koko babeshya icyo gihugu kirimo abantu bateye ubwoba kandi b'indwanyi zikomeye ariko niba Uwiteka twishimira haleluya niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi n'igihugu cy'amata n'ubuki abantu b'Imana bafite optimistic view bareba mu kwizera bakabona Uwiteka azabarwanira intambara mbese ntabwo abagabo b'Imana
Saduraka, Meshake na Abedenego aravuga ati nibyo koko umuriro urahari, ariko rero nta mpamvu zatuma tugusubiza iri jambo, kubera ko Imana yacu dukorera ibasha kudukiza ndetse ikadukura muri uyu muriro ugurumana, ariko nawe itadukiza ntabwo twapfukamira Imana zawe. Imana yacu yabwa icyubahiro ko abantu b'Imana bafite kwizera muri yo, bafite ubushizi bw'amanga, bafite kutagira ubwoba, bakagumana ibyiringiro, ntibatakaze kwizera naho haba ari mu gihe gikomeye kandi igihe cy'akaga gashikama. Inshuti z'Imana, magambo aboneka mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 212 umurongo na 213 hari amagambo yo gukomeza abantu bw'Imana. Aravuga ngo nimwibuke isezerano ry'itorero ryanyu iryo mwemereyemo kugendera mu nzira zose z'Uhoraho, zaba izo yamaze kubamenyesha n'izo azabamenyesha. Mwibuke amasezerano yanyu n'ibyango mwagiranye n'Imana, ndetse no hagati yanyu ubwanyu, no yo kwakira umucyo uwo ari wo wose n'ukuri kose muzamenyeshwa binyuze mu byanditswe byera. Ariko nubwo bimeze bityo, ndabinginze mujye mwitondera ibyo mwakiriye byose ko ari ukuri. Ibyo tumaze kubibona yuko ijambo ry'Imana naryo riduhamagarira kugenzura ngo tumenye ko ibyo twabwiwe ari ukuri, maze mu kugereranye kandi mu kugenzuze ibindi byanditswe mbere y'uko mubyemera, kuko bidashoboka ko ubukristo bwaba bwavuye mu mwijima w'icuraburindi wo kurwanya Kristo vuba aha, ngo maze ubumenyi butunganye kandi bushyitse buhite bujya ahagaragara icyarimwe. Inshuti z'Imana, abantu baretse isezerano, babandi bahoze bitwa Protestani, bavuye mu kibazo gikomeye, maze ntibagendera muri uyu murongo wo gukomeza gushakisha ukuri, kuko bitashobokaga ko ukuri guhita kubonekera icyarimwe. Maze baravuga bati ubwo bitavuzwe na Martin Luther, ntabwo natwe tubyemera. Ubwo ba John Wesley batabivumbuye, natwe ntabwo tubibyemeramo. Nuko inshuti z'Imana baragenda barahenerera, ntibakomeza kugendera mu mwuka wo gushakisha ukuri. Tuzabisoma mu Byahishuwe igice cya 2 n'icya 3, igihe tuzaba dusuzuma uko amateka y'itorero yagenze. Igihe cy'ubugorozi cyasimbuwe n'igihe giteye ubwoba, igihe gishishana cyageranijwe n'itorero rya Sarudi, maze ngo itorero rya Sarudi ryari izina ry'uko ririho ariko ryaramaze gupfa, basigara abahanuzi b'ibinyoma nyine, kubera yuko batagishakisha ukuri ngo bamenye icyo Imana ibashakaho. Inshuti z'Imana, dukwiriye kugenzura byose, tukareba ibyo twakira ko ari ukuri, tukakugereranya tukugenzuza ibindi byanditswe byera. Uko kwiga ijambo ry'Imana twarabisuzumye. Ikindi cy'abana b'Imana bamagarirwa ngo barebe niba inkuru zibagezeho zifite ukuri gukomotse ku Mana. Mana yacu dushoboze kwita kuri aya makuru, ariko icyo turi kwirebera ni inkuru ziturutse iburasirazuba. Twari turi kuvuga inkuru muri rusange, ariko ndagira ngo tugenzure iby'inkuru ziturutse iburasirazuba, kandi ni inkuru nziza ku ruhande rumwe, cyakora ni inkuru z'incamugongo zigomba kwicisha abazivuga ku rundi ruhande, ariko ni inkuru z'ukuri. Mana yacu ihabwe icyubahiro, kandi abantu b'Imana bazigenzura n'ubwitonzi kugira ngo bakire ubu butumwa mu izina rya Yesu. Wari inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi, zizahagarika umuntu w'insuzugurwa umutima, ave yarakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe. Mbega inkuru ziteye ubwoba, inkuru ziturutse iburasirazuba n'ikasikazi, kandi zahangayikishije umuntu w'insuzugurwa ari we mwami w'ikasikazi. Mbese umuntu w'insuzugurwa ninde? Twaramubonye ejo bundi, ndetse n'ejo bundi hakurikiraho ko uyu muntu w'insuzugurwa ari wa rya hembe rito ryahanuwe n'umuhanuzi Daniel bwa mbere mu gice cya 7, bikongera gusubirwamo mu gice cya 8, none mu gice cya 11 ryavuzwemo umuntu w'insuzugurwa, umwami w'ikasikazi. Ya sisiteme yahindura amategeko y'Imana, igenza uko yishakiye, irenganya ubwoko bw'Imana, kandi ngo byarekeye mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashira, imyaka 1260, akora uko yishakiye. Igice cya 11 kandi cyaje kutubwira amakuru ko igihe cyageze akomereka uruguma rwica. Twarabibonye mu cya 298, ubwo ubutware bwe bwageraga, maze akomereka uruguma, ariko rwaje gukira. Ndetse turabona yuko ari gukora ibintu bidasanzwe, yongeye kogera rwose nyuma yo gukira uruguma rwica. Ariko hari inkuru zatangiye kwamamaza kandi zimuhagarika umutima, maze zihangayikisha uno muntu. Kandi uyu muntu w'insuzugurwa
azazibasira. Izi nkuru rero ziturutse iburasirazuba ni inkuru twabonye ko zigomba gusa nk'izabwirijwe mu gihe z'ubugorozi bwerekeye isezerano ryera, isezerano rya Kristo. Ni igihe cyo kuvuga ijwi rirenga. Izi ni zo nkuru ziturutse iburasirazuba. Ariko rero izi nkuru ziturutse iburasirazuba zizagira umusaruro wazo, kandi umusaruro wazo uzamvikana n'inkuru ziturutse ikasikazi. Ni inkuru zivuye mu bwatsi bw'umuntu w'insuzugurwa nyine, zivuga uko abaho bakiriye inkuru ziturutse iburasirazuba. Rero ntabwo nazo zizaba zinejeje ku muntu w'insuzugurwa, umwami w'ikasikazi. Nicyo gituma hazaho uburakari bukaze kuri uyu muntu w'insuzugurwa, kandi azarimbura. Amaherezo y'isi nkuru ni uko umuriro wo kurenganwa uzongera gukongezwa ku bantu b'Imana, akarengane kazongera kubaho. Hari amagambo yanditse mu ntambara ikomeye ku ijana na 138, arabaza ati hari ikibazo amatorero muri iki gihe cyacu agomba kwitaho, hari ikibazo gikwiye kwitabwaho. Intumwa Pawulo yavuze ati abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganwa. None se kuki kurenganya ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacogoye cyane? Reka nubwo subiremo igisomo riboneka mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 12. Abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganwa. None se kuki kurenganya ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacogoye cyane? Impamvu imwe rukumbi ibitera ni uko itorero ryataye ukwera kwaryo, rigakurikiza iby'ab'isi bakora, ku buryo nta kituma barirwanya. Ntabwo iyobokamana ryo muri iki gihe cyacu rirangwa n'imirimo itunganye yarangaga kwizera kwa Gikristo kwabo mu gihe cya Kristo nabo mu gihe cy'intumwa ze. Niyo mpamvu naho ubundi akarengane burya ni umugabane wo gukurikira inzira ifunganye. Ntabwo dukwiriye kubica ku ruhande ngo twibwire ko tuzabaho tuguwe neza, ngo twibwire ko tuzabaho ntabwo. Igihe nta karengane kariho burya bigoye no kudutera ubwoba yuko ubukristo bwacu bufite ikibazo, kubera yuko impamvu ibitera nta yindi ni uko itorero riba ryataye kwera kwaryo, rigakurikiza iby'ab'isi bakora, ku buryo nta gituma barirwanya kubera iki se? Ntabwo iyobokamana ryo muri iki gihe cyacu rirangwa n'imico itunganye yarangaga kwizera kwa Gikristo kwaba mu gihe cya Kristo nabo mu gihe cy'intumwa ze. Ariko turabona ko igihe kigiye kugera abantu b'Imana bashikamye, abantu b'Imana basukirwa umwuka wera mu rugero rw'imvura y'itumba, batangiye kwamamaza inkuru nziza, batangiye kwamamaza inkuru ziturutse iburasirazuba, kandi izo nkuru zizaba zitandukanya abantu n'abandi, kandi inshuti z'Imana. Icyo gihe umurongo utandukanye abantu b'Imana n'umurongo n'abantu ba Satani n'abantu b'umubiri uzaba umaze kugaragara. Icyo gihe rero byanze bikunze ab'isi bazarenganya abantu b'Imana. Ni uko bigomba kumera. Intambara ikomeye ku ipaji 38 niho nyiri. Mpamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ubufatanije n'isi ni uko abakristo baduhose bagashyigikira icyaha. Ni uko kandi bakabije kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Ni ukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itorero ari kuke cyane. Nuko rero nihabaho ivugurwa mu kwizera n'imbaraga byaranga itorero rya mbere, muzirebera hari ikizakurikiraho. Muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho, kandi imiriro yo kurenganya izongera gukongezwa. Byanze bikunze nuko bigomba kumera. Imana iri gutegura abantu irimo irabategura, irimo irababurira ngo bave mu ntege nke bajye mu mbaraga nyinshi, kandi ni vuba bidatinze abantu b'Imana bakira ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu maze bakegurira Yesu rwose, imico yabo ikareba kuri Kristo gusa. Byanze bikunze umuriro w'akarengane uzakongezwa. Reka twigarukire ku nkuru ziturutse iburasirazuba, inkuru abantu b'Imana bahamagarirwa kwamamaza. Inkuru duhamagarirwa kwamamaza nta zindi ni ubutumwa bw'abamarayika batatu, kuko niko kuri kw'iki gihe. Mbese marayika wa mbere aravuga ngo iki? Ni uko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, babubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'indimi zose n'imiryango yose n'amoko yose, avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Si ubwa mbere tuvuze iby'izi nkuru ziturutse iburasirazuba,
mu byigisho tumaze kwiga, ariko ndagira ngo twongere dutekereze ubutumwa abantu b'Imana bagomba kubwiriza, kandi ababwumvise nabo bakabwakira nk'ukuri kuturutse ku Mana. Twabonye ko inkuru nziza ikwiriye kwamamara, kandi abumvise inkuru bakwiye kuyakirana n'umutima ukunze, bakagenda ngo bagenzure ibyo babwiwe ari ukuri. Nshuti z'Imana, waba uri mu ruhande rw'abamaze kwemera ko ukora ukuri, ndaguhamagarira kugira ngo ukubwirize mu izina rya Yesu. Kandi nawe utari uzi iby'izi nkuru ziturutse iburasirazuba, ndaguhamagarira kuzisuzuma n'ubwitonzi, ngo uzakirane umutima ukunze mu izina rya Yesu. Marayika wa mbere aravuga ati nimwubahe Imana muhimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramenye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Turabona marayika wa mbere yerekeza abantu kuramya Imana umuremyi, mu gihe isi iri mu buhakanyi bushyigikiye siyanse, bushyigikiwe na siyanse y'ubwihindurize, theory evolution. Nibwo Imana irarikira abantu bayo gutanga ubuhamya ko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Mbega ukuri gukwiye kubwizwa muri iki gihe, ubwo abantu bibwira yuko abantu bataremye, Imana itaremye, ahubwo ibintu byagiye bikomoka ku kantu gatoya bikagenda bihinduka kugeza uko bibaye uku nguku. Ariko abantu b'Imana, twebwe ahagaze nka marayika wa mbere ugomba kubwiriza ubutumwa, intumwa zitwaye ubutumwa bwiza, ukuri kw'iki gihe, dukwiye kurangurura yuko Imana ari umuremyi, kandi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ndetse uwo murimo yakoze mu minsi 6, kwa 7 ikaruhuka. Ubu butumwa bwa marayika wa mbere ni ubutumwa nanone bugomba kubwirizwa na Laodikiya, kubera yuko nusoma Ibyahishwe igice cya 3 pere ku murongo wa 14, twagarutse kuri aya makuru turimo gutandukanya itandukaniro riri hagati ya Laodikiya na Babuloni. Twabonye yuko Yesu yibwira umugeni we i Laodikiya ko ari inkomoko y'Imana yaremye, umugabo wo guhamya ukiranuka, inkomoko y'Imana yaremye. Laodikiya rero niyo igomba kubwiriza ubutumwa bw'uko Imana ari umuremyi, kugira ngo abantu b'Imana baze baramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Umwe mu migabane nyine igize ubutumwa bwa Laodikiya igomba kubwiriza umucyo w'ukuri kw'Imana, umucyo mvajuru, ubutumwa bw'iki gihe buheruka amateka y'isi, n'uko Imana ariyo nkomoko yo kuremwa y'ibyaremwe byose. Kandi n'ubutumwa Laodikiya ikwiye kubwirizanya ubwuzu. Niyo mpamvu ngewe uri mu itorero rya Laodikiya bibwiriza mu izina rya Yesu yuko Imana ari umuremyi, yaremye byose mu minsi 6. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi ubu butumwa ni ubutumwa bw'urubanza, ni ubutumwa buvuga ngo kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Reka nongere nsome ubutumwa, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ni ubutumwa bw'urubanza, ni ubutumwa bw'impuruza yuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Kandi ni ubutumwa butwerekeza ku mategeko y'Imana, kuko amategeko y'Imana niyo gipimo kigomba kwifashishwa mu rubanza. Twarabibonye ibijyanye n'isuzuma rubanza kagenzuzi, ni urubanza rugomba kugendera ku mategeko. Ese urabyibuka? wongere ubisubiremo niba utabyibuka neza. Twarabyize muri Daniel igice cya 9, hari igice kimwe, umugabane umwe w'icyo gice twize iby'isuzuma rubanza. Rero n'ubutumwa bwatangiye kubwirizwa na Laodikiya uhereye mu cya 844 mbere gato y'uko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, kugira ngo abantu b'Imana bongeye kureba ku mategeko yayo, kandi bongeye kureba Yesu Kristo uri mu buturo bwera, maze abantu b'Imana basobanukirwa iby'ubuturo bwera, ubuturo bwera bwo mu ijuru, aho Kristo ari gukora umurimo w'umuhuza. Kandi nanone inshuti z'Imana, ni ubutumwa bwongera kutwereka isabato mu mategeko 10, kubera yuko ari yirengagijwe mu buryo budasanzwe. Nkunda amagambo ari mu bifuzwe byose ku ipaji 187, igihe ijuru n'isi bikiriho, isabato izagumya kuba ikimenyetso cy'ububasha bw'umuremyi. Nuko rero niba isabato ari iduhamiriza Imana umuremyi, kandi isabato ikongera kugaragara mu mategeko agomba kwifashishwa mu rubanza, iki ni igihe cyo kubwira amahanga yose, ni igihe cyo kubwira abakristo yuko Imana yishyigikiye ko amategeko yose yemerwa kandi akakirwa mu mitima y'abakunda Imana n'ijambo ryayo. Kandi abantu b'Imana bemera Yesu Kristo bakongera kwibutswa ko Kristo ari umwami w'isabato nayo, kugira ngo niba Kristo ari umwami wabo, bemere no gukomeza isabato, kuko Yesu Kristo bemeye ari n'umwami w'isabato nayo.
Mana ifasha abantu b'Imana kugira ngo bakire ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubutumwa bubereka yuko igihe cyo guca urubanza gisohoye, ubutumwa bwerereza Imana twahisemo ko ari Imana umuremyi, kandi ubutumwa bwongera kubwira abantu ngo barebe ku mategeko 10 harimo n'itegeko ry'isabato, kandi ubutumwa bwongera guhamagarira abantu ngo basange Yesu umuhuza wabo, umutambyi wabo mukuru mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mana ifasha abantu bayo kugira ngo ubutumwa bukumvikane. Marayika wa kabiri arongera akurikiraho ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawe. Marayika wa kabiri afite ubutumwa, aratubwira ngo iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawe. Nshuti z'Imana, ubutumwa bwa marayika wa kabiri ni umuburo kubanza ubutumwa bwa marayika wa mbere. Ubutumwa bwa marayika wa mbere burabwira abantu yuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, kandi ngo barebe kuri Yesu uri mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi ngo bikomeze ku mategeko y'Imana, bagaruke ku rufatiro rwo kwizera ruzima, urw'intumwa n'abahanuzi bari bashikamyeho kureba muri Bibiliya ijambo ry'Imana, kandi ngo bakire umucyo wose bayoboweho. Ariko kandi ubu butumwa ntabwo bwakiriwe. Rero marayika wa kabiri ararangurura ubutumwa burarikira abakunda Imana by'ukuri kwitandukanya n'abo matorero yanze umucyo, abaretse isezerano ryera twakomeje kubona muri iki gice cya 11 tumaze iminsi dusuzuma. Kandi abari muri Babuloni baramagarirwa gusohoka, nk'uko tuza kubibona mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 1 kugeza uwa 4. Ndaje mugereho mu kanya. Kandi rero igihe Babuloni bwirwa ngo nimusohoke, Laodikiya ngo irabwirwa ngo abo nkunda bose ndabacyaha nk'abahani b'ihano. Nuko rero gira umwete wihane. Ntabwo nsongera gusubiramo aya magambo nyavuga cyane kuko twayavuzeho. Hari itandukaniro ry'abantu b'i Babuloni, hari n'itandukaniro ry'abantu b'i Laodikiya. Abantu b'i Babuloni, abantu b'Imana baborezwa i Babuloni, barabwirwa ngo bantu muri Babuloni nibamukunda Imana nimusohoke muri Babuloni. Ariko kandi Laodikiya nubwo ari inyantege nke, twarayibonye yuko ari itorero ridahwitse rwose, itorero Yesu Kristo agira inama ndetse avuga ati ngiye kukuruka kubera yuko ntabwo bishyushye nta nubwo ukonje. Ariko rero irararikirwa kwihana. Gira umwete wihane kuko ndagukunda. Irabwirwa ngo nkunda bose ndabacyaha nk'abahani b'ihano. Nuko rero gira umwete wihane. Burya hari itandukaniro rya Laodikiya na Babuloni. Yesu akunda abantu b'i Laodikiya, Yesu akunda Laodikiya, kandi ntabwo yayiciye ngo avuge ngo urarimbutse, ahubwo irabwirwa ngo ihane kugira ngo uzicarane nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami kuko nanjye nicaranye na data ku ntebe ye. Mbega ubutumwa bwiza, mbega inkuru nziza ku bantu b'i Laodikiya, cyangwa kugira ngo twakire imiburo, cyangwa kugira ngo twakire inama za Yesu maze twihane tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Babuloni rero barabwirwa yuko igiye kurimbuka, kandi abantu b'Imana bakwiye kwitandukanya kugira ngo baruke inzoga. Inzoga Babuloni yaterekeye amahanga yose kugira ngo basinde, arizo nyigisho z'ibinyoma zimaze gukwira hose mu isi. Ibyo twakomeje kubiganiraho haba mu gice cya 5 twabivuzeho cyane. Marayika wa gatatu nawe arafite ubutumwa. Marayika wa gatatu arakurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo ni we uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucuma iteka ryose, ntabwo baruhuka ku manywa na nijoro. abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Kandi umurongo wa 12 nasomye mu kanya, aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Ubu ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ubutumwa bubwira abantu ngo rero igihe cyo gucira abantu urubanza kigiye kugera no ku iherezo, maze imyanzuro y'urubanza itangazwe. Kandi umuntu uzagaragara ko yaramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza, uwo nguwo afite akaga gakomeye kazakomoka ku Mana, kuko azababazwa n'umuriro n'amazuku. Mugabane we ni ukurimbuka. Icyakora kandi ku rundi ruhande
abakomeza amategeko y'Imana bagakomeza kwizera kwa Yesu, abo nabo bazahura n'akarengane gakomeye, kandi kwihangana niko kuzabaranga. Bakwiye gushikama kugira ngo bashikame mu kuri, kubera ko umuntu w'insuzugurwa azabarakarira bikomeye cyane. Marayika wa gatatu rero afite ubutumwa buhamagara abantu kuramya k'ukuri. Hari ubutumwa bukura abantu mu rungabangabo hagati yo kuramya k'ukuri no kuramya kw'ikinyoma. Hari ukuramya Imana umuremyi, ariko no kuramya inyamaswa, kandi iyo nyamaswa rero ashaka kukuramya inshuti z'Imana. Twakomeje kubiganiraho, genda wongere urebe igice cya gatatu twabivuzeho cya Daniyeli, yewe n'igice cya gatandatu twakivuzeho, ko ari ukuramya k'ukuri no kukuramya kw'ikinyoma. Kandi abantu b'Imana barahamagarirwa kujya mu ruhande rwiza, uruhande rwo kuramya k'ukuri. Kandi nanone turabona ko uburyarya bw'inyamaswa bwamaze guhishurwa. Inyamaswa yamaze kujya ku karubanda, twamenye ibyayo. Ni igihe abantu bakwiriye kuvuga ibintu mu mazina yabyo, bikamenyekana ko ubupapa bw'i Roma ari sisiteme ikorana bya hafi na Satani, kubera yuko ariyo nyamaswa yavuye mu nyanja, kandi ngo ubutware bwayo bukomoka ku kiyoka. Murongo wa 2 twawusomye igice cya 13 cy'ibyahishuwe, ngo cya kiyoka kiha ububasha bwose, ikorana na Satani. Kandi rero iyi nyamaswa yavuye mu nyanja ifite ibiyiranga, ndetse ifite n'ikimenyetso. Nk'uko isabato ari ikimenyetso cy'Imana umuremyi, ni ku icyumweru nacyo cyahindutse ikimenyetso cy'inyamaswa. Nuko rero abantu b'Imana bakwiye kuva mu rungangaro kugira ngo basobanukirwe n'uku kuri, ibintu bikavugwa mu mazina yabyo, kandi marayika wa gatatu ari kurangurura uyu munsi. Rero nanone twamenye igishushanyo cy'inyamaswa aribwo Protestani, ba bandi banze gukomeza umucyo bakiriye kandi ngo bakomeze kugenderamo, ahubwo bareka isezerano ryera. Baretse isezerano ryera, twarabibonye muri Daniyeli igice cya 11:30. Kandi abangaba nibo bitwa umuhanuzi w'ibinyoma mu Byahishuwe igice cya 16:13. Ibintu nabyo bikwiye gusobanuka. Ikimenyetso cy'inyamaswa byo byarazishuwe, nk'uko isabato ari ikimenyetso cy'ububasha bw'umuremyi, niko n'icyumweru ari ikimenyetso cy'ububasha bw'i Roma. Kandi ibi bintu bikwiye kuva mu migani, bikava mu rwiherero, bikavugirwa ku mugaragaro, kuko twamaze kubibona ko ari itegeko rya Yesu. Byatubwiriye mu rwiherero tuzabivugire ku mugaragaro turanguruye, kandi ngo abafite izi nkuru bakwiye kujya ku musozi bakabivuga cyane, kugira ngo abantu b'Imana bave mu rungabangabo, bamenye gutandukanya ukuri n'ikinyoma, bamenye gutandukanya icyiza n'ikibi, bamenye gutandukanya uruhande rwa Yesu n'uruhande rw'umubi. Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo ubutumwa nabwo bwumvikane mu buryo bwuzuye, kandi abantu b'Imana babwakire, kandi bumvire ijwi rya Yesu ribararika ngo bitandukanye no kwa n'inyamaswa, ngo bihuze n'umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Turabwirwa ijwi rirenga nanone mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 1 kugeza uwa 4. Kandi ubu ni bwo butumwa buheruka bwo kuburira isi. Mbese ubutumwa buheruka bwo kuburira isi ni ubuhe? Reka nongere ngusubize inyuma gatoya, nongere nsubiremo ubutumwa bw'abamarayika uko ari 3 babanje. Marayika wa mbere aratubwira ngo ukise, baratubwiye ngo avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Kandi marayika wa kabiri akurikiraho ati, iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, ari zo riba ry'ubusambanyi bwawe. Marayika wa gatatu nawe amaze kutubwira inkuru. Marayika wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga nawe ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, gashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, niba uzaba ku nzoga n'andi magambo akomeye. Reka mbabwire, reka nanone wite ku butumwa bwa marayika wundi. Marayika wundi araranguruye ngo, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo. Abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubutunzi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo.
ubu ni ubutumwa bukomeye kandi ni ubutumwa buheruka bwo kuburira isi. Ariko niba wabibonye, ubutumwa bwa marayika wundi, ubutumwa buheruka bwo kuburira isi burasa n'ubwa marayika wa kabiri. Ese wabibonye? Marayika wa kabiri yari yatubwiye ngo iki se? Marayika wa kabiri, marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba rw'ubusambanyi bwabo. Marayika wundi wa kabiri aratangaje cyane, ndabona avuga amagambo mu buryo bworoheje. Mu gihe marayika wa mbere twavuga yuko yavuze ijwi rirenga, marayika wa gatatu nawe akavuga ijwi rirenga, marayika wa kabiri we ntabwo yigeze avuga ijwi rirenga. Ese wabibonye? Kandi nabyo nibyo kwitabwaho, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ryibeshye, ryanditswe n'abantu b'Imana bayobowe n'umwuka w'Imana. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba rw'ubusambanyi bwabo. Bisa nk'itangazo ngo abantu bamenye yuko Babuloni ari sisiteme idahuye n'ubuntu n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi ijuru ritayishimiye, ndetse igihe gikwiriye ikaba izarimbuka. Ariko marayika wundi ugomba gusubiramo ubu butumwa, ndetse ngo ni ubutumwa bukomeye. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, ngo yari afite ubutware bukomeye, kandi isi igomba kumurikirwa n'ubwiza bwe. Maze asubiramo amagambo ya marayika wa kabiri, ariko ngo arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babuloni ikomeye, hindutse icumbi ry'abadayimoni, arindwi imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, ko amahanga yose yanyoye inzoga, arizo ruba rw'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nabo, abatunzi bo mu isi bagasindishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamarara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuwusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byabo. Bantu b'Imana, ubu ni ubutumwa buheruka, ni ubutumwa bwongera kwisubiramo, bwavuzwe na marayika wa kabiri, butangira kurangururwa mu mwaka w'804, 844, ariko bugiye kongera gusubirwamo mu ijwi rirenga, kandi isi izamurikirwa n'ubwiza bw'ubutumwa. Marayika w'ijwi wa marayika wundi ararangurura ijwi ritangaza imyanzuro y'urubanza. Ni ubutumwa butangaza imyanzuro y'urubanza nk'iyafatiwe Babuloni yo ku bwa Belushazari. Mbese urabyibuka yuko ikiganza cyaje kikandika ku rusika, kikandika kiti mene mene tekeru farisini, ubutumwa buvuga ngo wapimwe mu gipimo usanga udashyitse, ndetse ubwami bwawe buranyazwe ubuhawe Medi n'Abaperesi. Rero hagiye kongera gutangazwa itangazo ritangaza imyanzuro y'urubanza y'uko Babuloni irimbutse, ihindutse icumbi ry'abadayimoni n'imyuka mibi. Nuko rero abantu b'Imana barahamagarirwa ikintu gikomeye cyane, yuko bakwiye gufata icyemezo ku bwabo. Isi izamurikirwa n'ubwiza bw'ubutumwa, kandi benshi bazakira uyu mucyo mu isi aheruka. Kandi abamaze kwakira uyu mucyo nibo tubwirwa yuko ari inkuru izakomoka ikasikazi, ko ba bantu bari barindundumuriye i Babuloni bakemera gusindishwa n'ubwo butumwa bwabo, igihe bazamaze gusinduka iby'izo nzoga, bakamenya ubutumwa buturutse iburasirazuba, bazabwakirana ubwuzu, maze kandi bagafata icyemezo, kandi ibyo bizahangayikisha umuntu muri kasikazi. Ubutumwa bukora inyamaswa mu jisho, ni ubutumwa buteye ubwoba, nk'uko Daniyeli yabishuriye muri Daniyeli igice cya 11:44. Ubutumwa buzatera uburakari bukaza inyamaswa, nibwo butumwa buzakurura umuriro w'akarengane ukongera gukongezwa. Inshuti z'Imana, reka twite kuri aya makuru, abantu b'Imana bumva ubutumwa kandi babwakirana ubwuzu, babwakirana umutima ukunze. Isi rimwe iratuyobya, twakomeje kubiganiraho mu bihe byashize, abantu bibwira yuko iby'iyo nyamaswa n'igishinyagezo cyayo bakagenda babihuza n'ibiriho muri iki gihe, babihuza n'ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere, babihuza n'ibibazo by'amakovide ndetse n'inkingo. Ntabwo nongera kubisubiramo, twarabirebye, ariko abantu bakwiye kuva mu rujijo, bakamenya ibiba byihishe inyuma y'iki. Ahari ibi byose biri kubaho, biri gutegura inzira kugira ngo abantu bajye muri sisiteme imwe, kandi babe biteguye kwakira
ibyemezo byose bikomotse ku bayobozi babo babatwara mu bya politike, kuko twabonye yuko nyine umuriro w'akarengane ugomba gukongezwa, kandi inyamaswa yavuye mu gitaka izahatira abantu b'Imana kuramya inyamaswa yavuye mu nyanja, ndetse igatera bose aboroheje n'abakomeye, ab'imbata n'ab'umudendezo kuramya iyo nyamaswa, ndetse bagafatirwa imyanzuro ikomeye yerekeye iby'ubukungu. Ahari izi gahunda zose ziri kubaho ziri gutegurira abantu ku bijyanye n'ubukungu, kugira ngo sisiteme inozwe, kugira ngo sisiteme ibe imaze gushyirwa ku murongo, kugira ngo nyine ibihano bifatiwe abantu babashe kubyakira kandi bibakande koko. Erega turi kubibona kandi biteye ubwoba. Igihe ibibazo bya kovide biri kudushyira mu nzu tugatuza, kandi tukaba tugomba gusohoka ari uko twemeye amabwiriza runaka, tukaba tugomba kubaho mu bwoba bw'uko turi bupfe niba tutabikoze, byanze bikunze hari ikintu kiba kiri gutegurwa. Imitima y'abantu biri gutegurwa kugira ngo abantu bazabashe kwakira ibigiye kwenda kubaho, ariko ntabwo ibi ngibi inshuti z'Imana ari byo byo. Ntabwo iki ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyasimbuye ikimenyetso cy'Imana, ari wo munsi w'ububasha bw'i Roma, uwo munsi ugaragaza ububasha bw'i Roma nk'uko twakomeje kubona ibihamya byinshi bihamya. Nambara ikomeye ku ipaji ya 425 haratubwira iby'uko ibyaha bya Burundu byamaze kurundanwa. Abantu b'Imana bakwiye kwitandukanya nayo. Abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza mu magambo bahawe n'Imana. Ibyaha bya Burundu bizashyirwa ahagaragara. Ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta, itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana, ikwirakwizwa rwihishwa ry'inyigisho z'imyuka iyobya, imbaraga z'ubupapa zikomeza gukora bucece, byose bizatwikurwa bishyirwe ku mugaragaro. Uyu munsi inshuti z'Imana hariho ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta, itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana. Vuba bidatinze bigiye gushyirwaho, maze leta z'isi zihatira abantu kuramya, kandi kuramya kw'ikinyoma, ikwirakwizwa rwihishwa ry'inyigisho z'imyuka iyobya. Twabonye yuko ari amatsinda akorera mu rwihisho, kandi aya masosiyete akorera mu rwihisho ateye ubwoba cyane, aragenda akwirakwiza imyuka iyobya, by'umwihariko mu Protestanti, ndetse n'abanyapolitike bakagenda bayozwa muri ubwo buryo. Imbaraga z'ubupapa zikomeza gukora bucece, kubera yuko hari inyamaswa yaturutse mu gitaka izakora imirimo tukaba ariyo tureba, ariko ngo izaba ikorera mu maso ya nyamaswa yaturutse mu nyanja. Biri gukora bucece, ariko byose bikwiye gutwikurwa bigashyirwa ku mugaragaro, abantu b'Imana bagasobanukirwa ibiriho. Kubera iyi miburo ikomeye rero, ubutumwa buri kubwirizwa muri iki gihe giheruka, abantu bose bazakangarana, abantu bose bazakanguka, abantu ibihumbi n'ibihumbi batigeze bumva ubutumwa nk'ubu bazabutegera amatwi, bazumirwa bumvise ubuhamya buvuga ko Babuloni ari itorero ryaguye kubera ibicumuro n'ibyaha byayo, no kubwo kwanga ukuri yahawe gukomotse mu ijuru. Kandi igihe bazabumva, ubu nibwo abantu bazasanga abayobozi babo bafite ishyushyu ryo kubasobanuza bati, ese ibi bintu ni ukuri? Ababwiriza babo bazabasubirisha amagambo y'amahimbano nk'uko babamenyereje, babashukashukisha banezeza kugira ngo baturishe imitima yabo izaba ifite ubwoba, kandi bagushe neza intekerezo zabo zibahagurukiye. Ariko kandi guhera ubwo benshi bazanga kunyurwa n'ayo mabwiriza yashyizweho n'umuntu, babasaba ubusobanuro ku mugaragaro niba ibyo bababwira bihwanye n'iri jambo ngo ni ko Uwiteka avuga. Mbese iyi nteruro murayibuka? Iyi nteruro niyo twahereyeho, yuko abantu b'Imana ari iyi bakwiye gufata mu mutwe. Iyi niyo prinsipe y'abantu b'Imana, ni uko bakwiriye kwemera ikintu cyose kivuzwe n'Imana, nawe igitavuzwe n'Imana kikajugunywa rwose. Kubera yuko prinsipe dukwiye kugenderaho ni iyi ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Abo bayobozi b'idini bameze nk'abafarisayo ba kera bazafatwa n'uburakari bwinshi, kuko ubuyobozi bwabo buzaba bumaze gukemangwa, bavuga ko ubwo butumwa bukomotse kuri Satani, maze bahagurukiriza imbaga y'abantu bahindutse isenga y'ibyaha gutoteza no kurenganya bamamaza ubwo butumwa. Nguko uko bigomba kugenda nshuti z'Imana, ubwo nibwo butumwa tugomba kubwiriza, ubutumwa bw'abamarayika batatu, kandi bugomba kurangurwa mu buryo buruseho na marayika wundi, maze abantu b'Imana bakava mu rungabangabo, bakava mu rujijo, igihu gikingiriza ukuri kigakurwaho, maze inzoga banyoye bagasinduka, bakamenya icyo Imana ibashakaho mu izina rya Yesu.
none se ubutumwa buzavugwa nande? Ko ari ubutumwa bw'ubuharamagara, ko ari ubutumwa bukomeye cyane, ko ari ubutumwa buteye ubwoba, ko ari ubutumwa buzanira akaga ababuvuze. Ninde witeguye kuvuga izi nkuru? Turamubwirwa mu Byashize igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza wa 5. Aya ni amagambo abanziriza bwa butumwa. Twabonye yuko ubutumwa bw'abamarayika batatu buhera ku murongo wa 6 kugeza wa 12. Ariko hari imico y'abantu bagomba kuvuga ubutumwa yabanje kuvugwa ku murongo wa 1 kugeza wa 5 Byashize igice cya 14. Mbese aratubwira ngo iki? Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abana gahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba yahinda cyane. Kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, abaririmba indirimbo nshya, baririmba indirimbo nshya imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 n'ababakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse babana gahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Mbega abantu b'Imana ukuntu bateye! Ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ni abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Kandi mu kanwa kabo ntabwo habonetsemo ibinyoma kuko abo bantu ni abaziranenge. Abantu 142 abantu bakurikira Yesu aho ajya hose. Turi kwibaza iki kibazo, ngo ninde ukwiriye kuvuga izi nkuru? Cya mbere tumaze kubona bafite izina ry'Imana Data n'izina rya Yesu mu ruhanga. Mico y'Imana yamaze kuba iyabo bwite. Bari mu isi atari ab'isi. Barahamya bati turashaka igihugu kirushaho kuba cyiza. Bafite impero nk'iyarangaga abakurambere bacu. Mbese abo bakurambere bavugaga bati, Abayobora igice cya 11 umurongo wa 13 kugeza wa 16, ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo burya baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko kandi barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Ntabwo babasha guhindukira ngo barebe inyuma, ahubwo bakomeje urugendo. Baracyafite kwizera, kandi naho byabageza ku rupfu ntabwo babafite. Nuko rero abantu bagomba kuvuga ijwi rirenga, abantu bagomba kwamamaza ubu butumwa, abantu bagomba kuvuga inkuru ziturutse iburasirazuba, ni abantu bamaze kwakira Yesu. Ni abantu bafite izina ry'Imana na Data mu ruhanga rwabo. Ndagira ngo nkubwire ikintu. Mu gihe inyamaswa mu nyanja n'inyamaswa mu gitaka ihatira abantu kwakira ubutumwa ibwiriza byanze bikunze, byaba biciye mu kubyakira mu ruhanga cyangwa biciye mu kubyakira mu kiganza, ijambo ry'Imana yatubwira yuko uruhande rwa Yesu rwo ntabwo bajya babyakira mu kiganza gusa, ahubwo babyakira mu ruhanga. Kubera ko uruhanga bisobanuye kubyakira mu ntekerezo, bakanyurwa nabyo, bikaba ibyabo rwose, bakagenda babyirata. Imico y'Imana yo yamaze kuba iyabo bwite. Bari mu isi ariko atari ab'isi. Barahamya bati turashaka igihugu kirutaho kuba cyiza, ari cyo gihugu cyo mu ijuru. Burya igihe tubwirwa kwakira ikimenyetso mu ruhanga, ntabwo ari ugushyirwaho kashe nk'uko babandi babyibwira, ntabwo ari za microchip, ahubwo ni ukubyakira mu ntekerezo, tukanyurwa nabyo, tukabyizera, bikaba byaba na ngombwa yuko dupfa ku bwabyo. N'inyamaswa yavuye rero mu nyanja, ikimenyetso cy'inyamaswa abantu bazakirana umutima ukunze. Ndagira ngo mubwire ubutumwa buteye ubwoba yuko hari abantu bazakira ubutumwa nk'ubukomotse ku Mana, kubera ko twabonye ko hari inyigisho z'imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni zigomba gukwira isi yose, kandi ngo marayika zigaragaza mu mbaraga zikomeye. Ndavuga marayika w'umwijima Satani, ndetse ngo azaba ameze nka marayika w'umucyo, ku buryo abantu batazabasha kumenya yuko ari umurimbuzi. Nuko rero benshi bazakira ubwo butumwa
uko azakora mu buryo buteye ubwoba, ndetse ngo azayobya n'intore niba bishoboka. Aba bantu bazemera kwakira ubu butumwa, bakanga ubutumwa bwiza, bazaba babyakiriye mu ntekerezo, kuko bazabibona nk'ibyaha. Erega bizaza bisa neza. Hari igihe abantu bibwira ko bizaza bisa nabi, bizaza ari ibyo kuzahura abantu kuko bamaze kuzahara. Erega isi iri kutuzahaza kugira ngo ubone n'uko ituzahura mu buryo bubi, mu buryo nyine butuyobya. Abantu rero bari kuzahara mu by'ubukungu, abantu bari kuzahara mu by'imico mbonera, ariko tuzabona vuba bidatinze habaho ikintu kiza kumera nk'Ikristo warenga ubuzima bw'abantu, bongere gushyirwa mu mudendezo no kugira ngo bagubwe neza. Ariko izaba ari sisiteme ya Satani, ni sisiteme y'umubi, kugira ngo abanze atsembe abantu, yongere gusa nk'aho abazahuye. Ni uko nguko agomba gukora. Abantu rero bazabona ari iby'agaciro gahebuje, bazabona ari ibintu byiza. Turi kubona ibintu biteye ubwoba, kandi abantu b'Imana barimo barabwiriza ubutumwa kugira ngo abantu b'Imana bakanguke. Ibintu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, ibintu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, ko ikirere gikwiye kongera gushyigikirwa. Amaleta y'isi akomeye afite inganda zangiza ikirere, bakwiye kugirana amasezerano runaka. Abantu bakwiye kugira umunsi umwe wo kuruhuka kugira ngo ikirere gihumeke neza. Turabona mu Rwanda aho twarabitangiye, kandi ntabwo ari sisiteme y'u Rwanda gusa, nshuti z'Imana, nabyo mujye mubisobanukirwa. Ni gahunda y'isi, ibintu bya car free day, umunsi imodoka zigomba kuva mu muhanda kugira ngo ibyotsi bigabanuke mu kirere, abantu bahumeka umwuka mwiza. Ibi byose birimo birategura abantu kugira ngo tubone ari gahunda nziza ikomeye, kandi koko ni gahunda nziza, ariko umugambi uyihishe inyuma wo kuramya inyamaswa kugira ngo twakire ikimenyetso cyayo, aribwo bubasha bugaragaza nyine ububasha bw'Iroma, ariko gusenga dimanche bizadutangaza. Ariko hari abantu bazabyakira mu ruhanga, bazabyemera ko ari ukuri, bazabyemera nk'ineza ya rubanda, kubera yuko dufite intero ivuga ngo common good, ni ineza ya bose, ni ineza ya rubanda. Ariko nshuti z'Imana, ntabwo ari ineza ya rubanda, ahubwo ni ukuramya ya nyamaswa yavuye mu nyanja. Abantu b'Imana bakwiye kumenya buno butumwa kugira ngo ubwo tugiye kubona biha tugiye kuzatungurana mu izina rya Yesu. Ubu ni ubutumwa buteye ubwoba bwo kubwirwa abantu. Rero nanone hari abazabyakira mu kiganza. Abazabyakira mu kiganza cy'ibyo bizaba bimeze bite? Kubyakira mu kiganza, nongeye mbisubiremo, ntabwo ari za microchip, ntabwo ari za ngingo tugiye kwakira vuba n'abandi bamaze kwakira. Ntabwo mbizi niba tuzizatugeraho cyangwa zitazatugeraho, ntabwo ari ibyo ngibyo. Oya rwose nshuti z'Imana, ahubwo kubyakira mu kiganza ni uko abantu bazabyakira kubwo kubura uko bagira, bamaze kugerwaho n'ubu butumwa bubasobanukira itandukaniro ry'umucyo n'umwijima, basobanukiwe ko ari ubuyobe, basobanukiwe ko ari ukugomera Imana. Ariko imibereho izaba ikurikira, akarengane gashishana kazakurikira abanze kugendera muri iyo polisi, muri iyo politike izaba igenga isi, bazemera kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, bazemera kwitandukanya n'ubwoko bw'Imana, atari uko babyumva, atari uko batabisobanukiwe, ahubwo ari uko bahisemo kurengera inda, bahisemo kurengera amagara yabo kuko azaba ari mu kaga. Abo rero nibo bavuga yuko bazabyakira mu kiganza, bakemera kubyakira by'agahato kubera yuko nta yandi mahitamo bafite. Nayo mbivuze kugira ngo ntandukanye gukora kw'Imana no gukora kwa Satani. Satani we burya ajya ahata, ariko Imana yacu ntabwo ihata. Ntabwo Imana yacu izatsindagira ikimenyetso cyayo ku bantu ngo babyakire by'agahato mu kiganza. Oya, kubyakira mu kiganza bivuze kubishyira mu bikorwa, nubwo ahari waba utabikunze, ariko kubyakira mu bitekerezo ni ukubyakira ngo ube ubyumva neza bikomotse imbere. Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo babe bafite izina ry'Imana mu ruhanga rwabo, babe baramaze kwakira Yesu Kristo, bajye bavuga bati turashaka igihugu kirutaho kuba cyiza, aricyo cyo mu ijuru. Kandi ngo abavuga batyo tumaze kubona inkuru yabo y'uko Imana ibishimira cyane, ndetse barabwiwe ngo Imana yabiteguriye umudugudu, iri hafi kubacyura mu bwami bwayo. Turacyari kuri iki kibazo kibaza ngo ninde ukwiriye kuvuga izi nkuru, ninde ukwiriye kuvuga inkuru ziturutse iburasirazuba. Turabwirwa imico y'abantu b'Imana. Cyambere nuko tumaze kubona ko bafite izina ry'Imana na Yesu mu ruhanga rwabo, bamaze kwakira imico mvajuru rwose,
bari mu isi atarabisi. Icya kabiri, ntabwo bandujwe n'abagore, ntabwo bayobejwe n'uburiganya bw'inyigisho z'amadini y'i Babuloni. Baravuga bati niba biri muri Bibiliya turabyizera, ariko niba bitari muri Bibiliya ntabwo tubyizera, ntabwo ari ibyacu. Ya prinsipe ivuga ngo uku ni ko Uwiteka avuga, niyo prinsipe bagenderaho. Nuko rero ntabwo bandujwe n'inyigisho ziturutse i Babuloni. Ba bagore twarababonye mu Byacu igice cya 17 yuko uwo mugore, iyo nyamaswa yavuye mu nyanja, ya yindi yajyanyejwe n'umuntu w'isuzugurwa turi gusuzuma, yitwa izina ry'amayoberane. Uyu muntu w'isuzugurwa yitwa Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose. Bivuze yuko ari umumaraya ariko afite izindi ndaya, abandi bagore. Nuko rero abantu b'Imana ntabwo bandujwe n'abo bagore, ahubwo ntabwo bigeze babyakira. Baravuga bati niba biri muri Bibiliya ni ibyacu, niba atari muri Bibiliya ntabwo ari ibyacu. Igihe kibazo cyo gusenga ibishushanyo kije, bajya gusuzuma ibyanditswe kugira ngo barebe icyo bivuga. Iki kibazo cy'umubatizo kije, bajya gusuzuma ngo barebe icyo bivuga. Igihe haje mu byo gusenga bapfuye biswa abatagatifu, bajya muri Bibiliya ngo bamenye icyo bivuga. Ntabwo bandujwe n'abagore. Igihe ukuri kw'ijambo ry'Imana kubageze, babyemera n'umutima wabo wose badafite kujijinganya, kandi bakavuga bati amena, ntabwo bajya babivuguruza rwose. Icya gatatu, bakurikira Yesu aho ajya hose. Ntabwo bahindurwa n'ibihe gukurikira Yesu, baguwe neza cyangwa baguwe nabi, mu gihe cy'umucyo cyangwa mu gihe cy'umwijima, bahaze cyangwa bashonje, biteguye gukurikira Yesu aho ajya hose. Baravuga bati mukiza mukurikire aho unshakira hose, naho inzira yazitirwa, naho yakukumuka, kubera yuko Yesu wayinyuzemo, ndayicamo mfite ishimwe. Iyo ni indirimbo dukunda abantu b'Imana. Kandi inshuti z'Imana bamenye inkuru ya Yesu, babwira ati rero naje gutandukanya abantu, ubutumwa bwanjye bujya butandukanya abantu n'abandi, ndetse umwana na se, umuhungu na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, bikaba ngombwa yuko batandukana kubera yuko badahuriye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Rero ibyo birababaza mu mitima yabo, ariko nta kundi byagenda. Kandi inshuti z'Imana, ni inzira ifunganye, ni inzira inyurwamo n'abake, ariko zavuga ati mwihutire kwinyuramo. Mbega ukuntu inzira ifunganye iteye ubwoba. Abantu b'Imana, umuntu w'Imana Ellen G. White yaje kugira iyerekwa, ryanditse mu gitabo cyitwa Intumwa y'Imana. Batubwira ibyerekwa yigeze kugira, yerekwa riteye ubwoba ry'inzira ifunganye. Ngo batangiye inzira ari umuhanda nyabagendwa, nka ya mihanda dufite mu Rwanda y'imodoka nyinshi rwose zigenda ziteganye. Ngo bagendaga nta kibaziga, maze rero mu gihe cyabo bagenderaga ku magare akururwa n'amafarashi, maze barunda ibintu, amamatera n'ibindi bintu byinshi byabo muri ayo magare, bafata urugendo berekeye i Siyoni. Tubyumvikane ko ari bisa nk'umugani, ni inzozi nyine, ariko zifite icyo zisobanura kuri twebwe. Maze igihe bari bageze bari mu nzira, ngo inzira ntabwo yagendaga ibangari cyangwa se ngo bigende birushaho bikomeje gutyo, ahubwo inzira yagendaga ifungana gahoro gahoro, bigera ubwo bagera mu kayira bya magare atabasha kugenderamo. Nuko baravuga bati rero nta kundi byamera, tugomba gukomeza urugendo nubwo amagare yacu atabasha kunyura muri iyi nzira. Nuko bafata ibintu by'ingenzi bimwe barabita, ayo magare akurwa n'amafarashi barayakuraho, maze burira amafarashi yabo, maze barakomeza urugendo bafite n'imitwaro mitoya ukurikije iyo bazanye. Bakomeza urugendo, ariko igihe bagendaga ngo inzira none yongera gufungana, biba ngombwa yuko uru rugendo badakomeza kurugenderaho ku mafarashi. Bava ku mafarashi, barongera batoranya ibintu by'ingenzi mu byo bari basigaranye, babishyira ku mitwe yabo, barabyikorera, bakomeza urugendo. Igihe cyarageze, bigera ubwo babona yuko ya mitwaro batwaye bidashoboka yuko bayikomezanya urugendo, imitwaro barayisiga, bagenda bonyine. Igihe cyarageze, bigaragara yuko inkweto bambaye, imyenda bambaye ibasiga kugenda urugendo. Ngo baragenda nanone, ndetse bagendaga bakubagurika, imibiri yabo yuzuye ibisebe, ariko ngo ikintu cyabakomezaga gikomeye ni uko ku nkuta z'iyo nzira ngo barebaga bakabonaho amaraso, bakamenya yuko atari bo babanje kugenda urwo rugendo, bikabakomeza umutima. Nuko babona gutabarwa guturutse mu ijuru, babona imurungu ikomotse mu ijuru irabambutsa Yorodani,
bagera hakurya mu gihugu cy'ubwiza. Iyo ni inzira ifunganye, igenda ifungana kurutaho, ntabwo kuyicamo byoroshye, ariko abantu b'Imana, abantu bakwiye kuvuga ijwi rirenga, biteguye gukurikira Yesu aho ajya hose, ntabwo bazahindurwa n'ibihe, ahubwo biteguye kunyura mu nzira ifunganye, nubwo ari inzira y'akaga gakomeye, nubwo ari inzira yo gupfa, nubwo ari inzira yo gucecekeshwa, nubwo ari inzira yo kwirukanwa ku kazi, nubwo ari inzira yo kuvanwa mu byawe bibaye ngombwa, ariko Imana iri kumwe nabo, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ikindi kiranga aba bantu bakwiye kuvuga inkuru ziturutse iburasirazuba, mu kanwa kabo ntabwo habonetse ikinyoma, kuko ni abaziranenge, bavuga ukuri nk'uko kuri. Bavuga ijambo ry'Imana nk'uko baryakiriye. Erega ukuri ni ijambo ry'Imana. Yohana igice cya 17 umurongo wa 17, Yesu arasenga tubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ntabwo rero bashobora kugambanira ukuri, barabivuga nubwo twabakuzira inshuti z'Imana. Mana yacu idufashe kuba muri iyi nzira, kuba muri uyu mugabane w'abantu bakurikira umwana w'intama wajya hose, w'abantu biteguye kuvuga ijwi rirenga. Ijambo ry'Imana yatubwira mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 174, ubutumwa bwa marayika wa mbere bwo mu Byahishuwe igice cya 14 buvuga igihe cy'Imana cyo guca urubanza, kandi bukaba burarikira abantu gutinya Imana no kuyiha ikuzo. Bwatangiwe kugira ngo butandukanye abavuga ko ari ubwoko bw'Imana n'ibyangiza by'isi, ndetse no kubakangura ngo babone imiterere yabo nyakuri yo gutwarwa n'iby'isi no gusubira inyuma. Imana yoherereje itorero ubutumwa bw'imbuzi binyujije muri ubu butumwa, kandi iyo bwemerwa bwajyaga gukosora ibibi byatumaga abagize itorero batandukana nayo. Iyo bakira ubutumwa mvajuru, bagacisha bugufi imitima yabo imbere y'Uwiteka, kandi bagashaka kwitegura kuzagaragara imbere y'Umukiza babikuye ku mutima, imbaraga y'Imana na mwuka wayo biba byaragaragariye muri bo. Itorero riba ryarageze kuri wa mugisha w'umwe bushyitse, ukwizera n'urukundo byariho mu gihe cy'intumwa, igihe abizera bari bahuje umutima kandi bakavuga ijambo ry'Imana bashize amanga, bityo uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Inshuti z'Imana, turabona yuko abantu b'Imana bagomba kubwiriza ubutumwa, bagomba kubanza gufashwa nabwo, bakakira ubutumwa bukomotse, ubutumwa bwa marayika wa mbere bubararikira kwiyunga n'Imana kandi bakagenda mu mucyo wabo. Muri iki gihe, inshuti z'Imana, amagambo akomeye aboneka mu gitabo cy'uburezi ku ipaji ya 58 na 59, muri iki gihe icyo isi ikeneye cyane kurusha ibindi ni abagabo nyabagabo, abagabo badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe, abagabo b'abanyakuri n'indahemuka imbere mu bugingo bwabo, abagabo badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo, abagabo bafite umutimanama udateshuka ku nshingano bahawe, nk'uko urushinge rwagira cyangwa urusore rugenza. Abagabo bahagararira ukuri n'ubwo ijuru ryagwa. Ariko kandi imico nk'iyi ntabwo ipfa kwizana, kandi ntizanwa n'amahirwe adasanzwe cyangwa impano Imana itanga. Imico y'ubupfura n'imbuto iva ku kwitegeka, ku kwemera ko kamere yakigingiye igengwa n'Imana, ku kuzibukira inarijye ikegurirwa gukorera Imana n'abantu mu rukundo. Icyo nicyo dusabwa abantu b'Imana, kandi abo nibo biteguye kuvuga ijwi rirenga. Ndakwibutsa amagambo twakomeje kuganira y'uko igihe tuvuga Daniyeli bisobanura Imana n'umucamanza wanjye, kandi Laodokera y'izina ry'itorero ryo mu gihe giheruka aribo bahamagarwa kuvuga ubutumwa buturutse iburasirazuba, bisobanura ubwoko bucira urubanza. Bityo rero imico ya Daniyeli, ubuzima duhamagarwa kugira muri Daniyeli, ni ubwoko bw'abantu bazaba mu gihe cy'urubanza Yesu Kristo yenda kugaruka. Nibo bagomba kuvuga ubu butumwa, nibo bagomba kurangurura ubutumwa buturutse iburasirazuba bugomba gusoza amateka y'isi. Ni igihe cyo kwisuzuma, ni igihe cyo kwibwira uko umuntu ahagaze. Mbese mpagaze yaba umubwiriza yaba utari umubwiriza, mbese duhagaze dute? Ndagira ngo nkwibutse iby'umugaragu w'Imana umuhanuzi Yesaya. Uno muhanuzi Yesaya tubwirwa ibye yuko yatangiye guhanura mu gihe cya Uziya, niba byibuka neza. Ugenda usoma igice cya mbere umurongo wa mbere, mu mwaka Uziya yatanzemo nyine yatangiye guhanuramo. Ariko iki gihe ngo yatanzemo, yabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero, abaserafi bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6,
abiri yatwikirizaga mu maso ye, andi abiri yatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yayagurukishaga. Mwavuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, arera, isi yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti ni ishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi araguruka, aza aho undi afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa, arambwira ati, dore bigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Nuko numva ijwi ry'Umwami Imana riti, mbese ndatuma nde? Ninde watugendera? Maze ndavuga nti, ni jyewe, bari jye utuma. Niwiga amateka y'umugaragu w'Imana Yesaya, uzatangazwa nuko yatangiye kuvuga amagambo y'Imana. Yari umuhanuzi w'Imana watumwe kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko akomeza kubwiriza ubutumwa ndetse buciraho iteka abandi. Nusoma igice cya mbere kugeza igice cya 5, uzumva ubutumwa bwa Yesaya ari ubutumwa bukakaye cyane. Ubutumwa buvuga bati, Uwiteka yonyeje abana arabarera, ariko ntabwo bigeze bamwitaho. Erega abantu b'ubwoko bw'Imana bameze nk'umuntu urwaye ibisebe, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro nta hazima. Akomeza kubwiriza ubutumwa buteye ubwoba, ariko ubutumwa bureba ku bandi, ubutumwa bureba undi butamureba. Ariko Imana yaramukunze cyane, bigeze mu gice cya 6 abwirwa uko ameze imbere y'Imana. Maze ngo yibona ari umunyaminwa yanduye, amaze kubona intebe y'Imana amenya ububi bwe busaze, maze yibona nk'uwo gucirwa w'iteka. Aravuga ati, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ndebye Umwami Imana. Nuko ngo Uwiteka amukorera igitangaza, azana ikara rivanywe ku gicaniro cyo mu buturo bwera bwo mu ijuru, arimukozaho, aratangarizwa amagambo akwiye gutangarizwa abantu b'Imana. Arabwirwa ngo gukiranirwa kwawe ukukuweho. Imana yacu ihabwa icyubahiro, irashaka kudukiza, irashaka gukiza n'ababwiriza babwiriza ubutumwa, kugira ngo bwe kuba ubwo gukiza abandi, twe guhinduka ibyapa biyobora abagenzi, twe guhinduka amatiyo ajyana amazi kure, ahubwo duhinduke imiyoboro y'amazi y'ubugingo. Ariko kandi amazi y'ubugingo yamaze kudukiza, ngo duhinduke abajyana ubutumwa bwiza. Tuvuge ngo data bari twe gutuma, kuko tumaze gufashwa n'ubu butumwa. Imana ishoboza abantu b'Imana. Bavandimwe nkunda, amagambo ari mu nyandiko z'ibanze ku paji 103 niyo ndi gusoma. Bavandimwe nkunda, ubwo ikinyoma kigenda gisakara hose mu buryo bwihuse, dukwiye gushaka uko dukanguka mu murimo w'Imana, kandi tukamenya igihe turimo. Umwijima ugomba gutwikira isi, ndetse umwijima w'icuba bw'urindi ugatwikira abantu. Kandi kubera ko hafi y'abantu bose badukikije bazengurutswe n'umwijima w'icuba bw'urindi w'ikinyoma n'ubuyobe, nta hacu kuzibukira ubupfapfa, maze tukaba hafi y'Imana, aho dushobora gukura imirasire y'umucyo n'ikuzo biva mu maso ha Yesu. Uwo mwijima urushaho kubudika n'ikinyoma kikiyongera. Dukwiye kurushaho kumenya ukuri mu buryo bwimbitse, kandi tukaba twiteguye gushyigikira uruhande duhagazemo, twishingikirije ku byanditswe. Tugomba kwejeshwa ukuri, tukiyegurira Imana burundu, maze tugashyira mu bikorwa ubutungane bwacu, kugira ngo Uwiteka twongere umucyo, kandi tubashe gukura umucyo mu mucyo we, ndetse duhabwe imbaraga n'ubushobozi bwe. Buri muntu ku giti cye, ntabwo ari rusange inshuti z'Imana, akwiriye guharanira kugera ku ntsinzi nshya buri munsi. Tugomba kwiga guhagarara buri wese ku giti cye, kandi tukishingikiza ku Mana burundu. Iyo tumaze kumenya ibi birushaho kuba byiza. Ni mucyo buri wese ku giti cye avumbura aho atsindwa, maze agenzure neza ko ibyaha bye bitamutsinda, ahubwo ko abinesha. Uko niko guhamagara kw'Imana, uko niko guhamagara kw'Imana. Kandi abangaba bari muri uyu mwitozo, bashaka kwitandukanya n'ikibi n'igisa nacyo, bashaka kuguma mu byingo, bashaka kujya mu byanditswe byera ngo bamenye ukuri, bashaka kuba hafi y'Imana iteka ryose. Abo ngabo nibo biteguye gukoreshwa n'Imana, bakavuga ijwi rirenga, bakarangurura ibyaha by'ababone, bakiteguza abantu b'Imana kugaruka kwa Yesu, kuko ari hafi guhaguruka ku ntebe y'imbabazi. Ari hafi kuva mu buturo bwera, akambara umwambaro w'ubwami, akiyambura umwambaro w'ubutambyi. Imana ifashe abantu b'Imana mu izina rya Yesu
kugira ngo barusheho kuba biteguye kwakira Yesu ugiye kwimikwa. Ndi kwenda kugera ku musozo. Mbese abantu b'Imana bakwiye kuvuga inkuru nziza, bakwiye kwitwara bate? Nshuti z'Imana, hari igihe abantu usanga barwaniye mu ruzabibu, hari igihe usanga twashwaniye muri uyu murimo, bikavuga ngo ni njye wari ukwiye kubibwiriza, bariya bari bakwiye kubibwiriza. Ariko dukwiye kwiga ihame rya Yesu, ihame ryo guteraniriza hamwe kugira ngo tudapfusa mu ruzabibu rwa Yesu. Mu kubara igice cya 11:26 hatubwira inkuru iteye amatsiko n'ubwuzu y'ibyabaye mu gihe cya Mose. Dukwiye kwirinda amashyaka muri uyu murimo, nshuti z'Imana. Dukwiye kwirinda amashyaka, ahubwo dukwiye kureba kuri Yesu, kandi buri wese agatera imbere ye nk'uko ejo twabivuzeho, uretse ko nongera kubisubiraho mu kanya. Tubwirwa iby'inkuru ivuga ngo maze mu ngando zabo hasigara abagabo babiri, umwe yitwa Eludadi, undi yitwa Medadi. Umwe abagwaho, umwuka abagwaho, kandi bari mu mubare w'abanditswe, ariko batavuye aho ngo bajye ku ihema ryera. Bahanurira aho mu ngando. Umuhungu w'umusore aragenda yiruka abwira Mose ati, Eludadi na Medadi barahanurira mu ngando. Yosuwa mwene Nuni wari umufasha wa Mose uhereye mu busore bwe aramubwira ati, databuja Mose babuze. Mose aramubaza ati, mbese nijye urwaniye ishyaka? Waba ari jyewe urwaniye ishyaka? Icyama b'ubwoko bw'Uwiteka bose bakaba abahanuzi, Uwiteka akabashyiraho umwuka we. Nshuti z'Imana, iyi ni inkuru idakwiriye kwirengagizwa, kandi iyi ni inkuru ikwiriye kutubera icyigisho gikomeye muri iki gihe. Ahari amagambo arumvwa na bake, ndetse amagambo iki gikangezemo hari kirumvwa n'ababwiriza bagenzi banjye, yuko igihe kimwe kijya kigera ugasanga abantu habayeho amashyaka yuko buno butumwa bukwiye kubwirizwa n'abantu runaka, ahari kubera ko bavuka mu bwoko runaka, ahari kubera ko bize amashuri runaka, ahari kubera ko babarizwa mu rusengero runaka, cyangwa ari abanyedini runaka. Ariko se dukwiye kubabuza? Maze Mose aravuga ati, cyangwa ngo ubwoko bose bahinduka abahanuzi, kubera yuko atari njyewe urwaniye ishyaka, ahubwo ishyaka ari iry'Uwiteka. Namaze igihugu itorero ku ipaji ya 41 hari amagambo avuga ngo itorero rya Kristo ribasha kujyanwa neza n'urugamba rw'ingabo z'abasirikare. Imibereho y'abasirikare niyo gukora cyane no kuruha n'akaga. Impande zose hari abanzi barekereje bayoborwa n'umwami ufite imbaraga z'umwijima, utagira ubwo ahunikira kandi ntagire ubwo ava mu byimbo bye. Igihe cyose umukristo atagize umurinda, uwo mwanzi w'umunyambaraga cyane ahera ko amuterana imbaraga vuba. Abakristo bo mu itorero nibatagira umuhati kandi ngo bitonde, bazatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Satani ari ku rugamba rukaze, kandi inshuti z'Imana ngo itorero rya Kristo ryabasha kujyanwa neza n'urugamba rw'ingabo z'abasirikare. Turi abasirikare ku rugamba rw'icyiza n'ikibi, kandi twahisemo kuba mu ruhande rwa Yesu ngo turwane intambara yo kwizera. Mbese abantu b'Imana abasirikare bagomba kwitwara bate? Mbese amategeko y'intambara ya Merate, ndagira ngo mubwire yuko amategeko y'intambara abagiye ku rugamba basabwa guhuza umutima. Igihe abantu badahuje umutima batsindwa ku rugamba. Niyo mpamvu dukwiye kugira ihame ryo guteraniriza hamwe, bakwiye kumvira umugaba kandi. Ariko reka tubanze twumva ko bakwiye guhuza umutima. Nuko igice cya 11:17, bwami bwose iyo bwigabanije ubwabo burarimbuka, n'inzu ikagwira indi, na Satani niba yigabanije ubwami bwe bwakomeza bute? Iki ni igisubizo Yesu yahaye abari bari kumurwanya. Kandi abacamanza 20:11, nuko abisirayeli bose bateranira kurwanya uwo mudugudu bahuje umutima, baba nk'umuntu umwe. Nuko urugamba rurwanwa. Igihe tugiye kurwana urugamba dukwiye kuhuza umutima, tugahinduka nk'umuntu umwe wibumbiye muri Kristo Yesu. Matayo igice cya 12:30, uwo tutabana n'umwanzi wanjye kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Iyo niyo principe, ntabwo twabica ku ruhande. Abantu b'Imana rero bari mu ntambara bakwiye guteraniriza hamwe, bakwiriye kurwana nk'umuntu umwe, bakwiye guhuza umutima. Kandi icya kabiri, bumvira itegeko ry'umugaba burya. Urwa kabiri rw'ingoma igice cya 28:9, naziwe Salomo mwana wanjye umenye Imana ya so, ujye uyikora n'umutima wawe utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Abantu b'Imana bakwiye kumvira itegeko ry'umugaba, bakwiye kumvira Yesu Kristo, bakamukurikira aho ajya hose.
magambo aboneka mu byaduka korali gike 108. Yesu asonzeye cyane ko ingeso ze zigaragarira mu itorero rye. Mu gihe imico ya Kristo izagaragara mu bwoko bwe mu buryo bwuzuye, nibwo azaza kugira ngo ahamye ko ari abe bwite. Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo duhinduke rwose, kugira ngo duhinduke nka Yesu, tube tuboneye imitima yacu. Inama z'igihugu twavuga ku ipaji ya 41 turi ku ingingo yerekeye intambara. Byamera bite se igice kimwe cy'abasirikare babaye abanyabute cyangwa bakisinzirira kandi hatanzwe itegeko ryo kujya ku murimo wabo? Amaherezo yaba gutsindwa, kugirwa imbata cyangwa gupfa. Mbese abahunga ngo badasumirwa n'umwanzi cyangwa nibo batekerezwaho ko bahabwa ingororano? Abantu bahunga urugamba, abantu banga kujya muri uyu murimo, oya, kandi rero bacirwa urubanza rwo gupfa vuba kubera yuko banze kujya ku murimo wabo. Kandi itorero rya Kristo ryigize irinenganenzi cyangwa rigakiranirwa, haboneka ayandi maherezo arushijeho gukomera. Mbega uko byarushaho kuba bibi abasirikare bo mu rugamba rwa gikristo bisinziriye! Hagirwa amajyambere iki yo kurwanya ab'isi bategekwa n'umwami w'umwijima? Abihagararira inyuma ntacyo bitayeho ku munsi w'urubanza, bagasa naho nta nyungu babibonamo, kandi bakumva ko urwo rugamba rutabareba. Byaba byiza bisubiyeho, cyangwa se bakava mu basirikare bagomba kurwana. Ese uri kwiyandikisha ku rugamba, ku basirikare bagomba kurwana intambara iheruka? Turacyari ku ntambara, ku mategeko y'urugamba, abanyamurava ku rugamba. Twarabibonye ejo muri Yoweri igice cya 12. Abantu bakwiye kurwana intambara iheruka. Abo bantu ngo bajyanijwe n'ubwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse, nta bwigeze kuboneka bumeze nkabwo, kandi hanyuma yabwo nta buzaboneka kugeza mu bihe byinshi bizakurikiraho. Ubarebye babona basa n'amafarashi, kandi birukanka nk'abagendera ku mafarashi nyine. Mbere y'abo bantu bamarwa n'ubwoba, mu maso habo bose barasuherwa, bihuta nk'intwari, burira inkike nk'abarwanyi. Umuntu wese aromboreje imbere ye, ntabwo bica gahunda, kandi ntawe uca ku wundi. Umuntu wese aromboreza imbere ye, batwaranira mu macumu, kandi ntawe uteshuka inzira. Bazasimbukira mu mudugudu, bakirukira ku nkike z'amabuye, bakurira amazu, bakamenera mu madirishya nk'abanyazi. Nuko nguko urugamba rurwanwa. Imbere yabo isi iratigita, ijuru rigahinda, izuba rikazima n'ukwezi kukijima, kandi n'inyenyeri zikareka kumurika. Uwiteka arangurura ijwi imbere y'ingabo ze, urugerero rwe ni runini cyane. Uwo uzasoza ijambo rye arakomeye cyane, kandi umunsi w'Uwiteka ni mukuru uteye ubwoba cyane. Ninde se wabasha kuwihanganira? Kandi abari kumwe nawe nuko bagenza. Kubara 23:24. Dore ubwo bwoko baduka nk'intare y'ingore, bukavumbuka nk'intare y'ingabo. Ni abantu bashikamye, ni abantu batagira ubwoba, kandi ni abantu bagendera kuri gahunda, ni abanyamurava ku rugamba. N'amaze igihugu ikoje ku paji 78. Ntabwo umurimo w'Imana ubasha kurangira muri iyi si, kugeza ubwo abagabo n'abagore b'abakristo bo mu itorero ryacu bazisubizamo intege, bagakorana umwete, bashyize hamwe n'abagabura n'abakozi bo mu itorero. Amagambo avuga ngo mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, arabwirwa abayoboke ba Kristo, umuyoboke wa Kristo wese. Abategetswe gukora ibihwanye n'imibereho ya Kristo, bategetswe gukorera guhesha bagenzi babo agakiza. Wa mutima yari afite wo kwifuza gukiza abazimiye ukwiriye kugaragara muri bo. Bose ntibashobora gukora kimwe burya, ariko hariho abantu n'umurimo wo gukorwa na bose. Abasukiwe ku migisha y'Imana bose bakwiriye kwemera gukora umurimo muri iki gihe. Impano yabo yose ikwiriye gukoresherezwa gukuza amajyambere y'ubwami bw'Imana. Nuko nguko bikwiriye kumera. Abantu b'Imana bakwiye kuba bashikamye, kandi abantu b'Imana bakwiye kuba biteguye kujya ku rugamba, buri wese agakoresha impano ye. Hari abantu bagenda babwiriza ubutumwa, evangelisation de la rue, bagenda mu mihanda yose babwiriza. Ubu ngubu ariko turi muri coronavirus ntabwo bigikunda, ariko hari abantu bagendaga babwiriza bafashe bibiliya zabo mu mihanda, muri za gare, aho abantu bahurira mu masoko, babwira abantu bati mwemere Yesu Kristo umwami n'umukiza wanyu. Ndibuka umubwiriza wabwirizaga i Huye nkiriyo, yitwaga Umusazi. Yagendaga aririmba indirimbo ivuga ngo
baragowe abanyabyaha banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Yagendaga abwiriza ati ntabwo mutaho mu gihe cya Nowa, isi igiye kurimbuka, nimwitegure Yesu ugiye kuza. Ubwo butumwa nibwo yahoraga abwiriza, akava ahitwa ku Mukoni akazamuka Itumba agakomeza akagaruka mu mujyi akazenguruka umujyi wa Huye abwiriza ubwo butumwa. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, icyumweru kigashira, ntabwo nzi amaherezo ye, ariko hari abantu b'Imana bakora umurimo nk'uwo nguwo kandi Imana irabishimira. Mbese wigeze usoma igitabo cy'intambara ikomeye muri cya gice cya mbere nakomeje kurakira abantu gusoma kibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu? Ngo habonetse umugabo nawe yitwaga umusazi. Uwo mugabo yitwa Yosefu. Yagendaga abwiriza ubutumwa avuga ati Yerusalemu irarimbutse, Yerusalemu irarimbutse. Abibwiriza igihe kitari gitoya, bakamubona nk'umusazi, bakamubona nk'uwamaze guta ubwenge, kugeza igihe bamuteye amabuye, kubera ko amagambo yavugaga yari amagambo kuri bo adahwitse kandi amagambo badashaka kumva. Inshuti z'Imana, abantu b'Imana bari gukoresha impano zabo. Njyewe ntabwo nabasha kuvuga ubutumwa mu muhanda, ariko ahandi ndi kubuvuga hano kugira ngo abantu b'Imana babwumve. Hari abandi bagenda bumva ubwo ku rundi babwiriza ubutumwa bwiza, batanga impapuro, batanga ibitabo kugira ngo abantu b'Imana bamenye ubutumwa bwiza. Hari abandi bari gukoresha social media, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Twitter n'ahandi kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza bw'iteka byose bugomba kubwirwa isi kugira ngo isi isarurwe. Imihanda yose burya hari abari kwamamaza ubutumwa bwiza, cyangwa ngo nawe ubarizwe muri uwo mugabane wamaze kwakira ubutumwa bwiza bw'ubwami. Erega ijambo ry'Imana ryarabitubwiye mu Byahishuwe igice cya 24 umurongo wa 17, umwuka n'umugeni barahamagara, kandi uwumva nawe nahamagara ati ngwino, ushaka wese aze anywe ku mazi y'ubugingo. Umuntu wese wemeye kwakira ubutumwa arararikirwa kubwamamaza. Kandi iki nicyo ndi kurangura muri aka kanya, kugira ngo ubutumwa bwiza buhere ku isi, ubutumwa buturutse iburasirazuba bugere ku muntu wese, kandi umara kubwumva nawe abubwirize mu izina rya Yesu. Paje 154 mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa amagambo avuga ngo imihati y'intumwa ntiyari ihagarariye ku kuvugira mu ruhame. Hariho benshi batashoboraga kuba baragezweho muri ubwo buryo. Yamaze igihe kirekire yigisha ava ku rugo ajya ku rundi, ari nako yimenyereza kubana n'imiryango. Yasuraga abarwayi n'abashavuye, agakomeza imbabare kandi agaha icyubahiro abakandamijwe. Kandi mu byo yavugaga byose n'ibyo yakoraga yererezaga izina rya Yesu. Uko niko yakoraga, afite intege nke, atinya kandi ahinda umushyitsi mwinshi. Yahindishwaga umushyitsi no gutinya ko inyigisho ze zagaragaza ubumuntu aho kugaragaza ubumana. Hari abantu rero bagomba gukora nk'uko Pawulo yakoraga, yuko yavaga ku rugo rumwe ajya ku rundi. Hariho benshi rero batashoboraga kuba baragezweho muri ubwo buryo. Hariho benshi batashobora kuba baragezweho, ko hari abatazaza kuri no platform turi kubwirizaho, ahari uzasanga mu rugo rwabo. Ariko ikintu dukwiriye guharanira nuko ibyo twigisha tugomba kuba birimo ikimenyetso cy'uko byemewe n'Imana, bikaba bifite ububasha bw'Imana. Nuko rero nshuti z'Imana, niba ubwiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, reka twitonde tudatunganira mu ruzabibu. Reka buri muntu wese akoresha impano ye, reka buri muntu wese abikore nk'uko abyumva. Ndabizi hari nk'abatishimira ariko tubwiriza kuri izi platform mu buryo buri online, kubera yuko ahari ntabwo nzi icyo batinya. Ahari hari icyo batinya bahuriyemo nacyo ntabwo bisobanukiwe, ariko kandi ubutumwa bwiza bukwiye kubwirizwa. Hakwiye kubaho ni digital evangelism, abantu bakabwirizwa uburyo muri digital. Hari abakwiye kubwiriza dutanga ibitabo, hari abakwiye kubwiriza tujya mu muhanda tukabirangurura, hari abakwiye kubwiriza mu mavuna n'ibindi. Reka buri wese akoresha impano ye. Kuba hafi y'Imana no kumvira mwuka wayo ni amahirwe y'abarinzi bo ku nkike za Siyoni, kugira ngo Imana ishobore gukorera muri bo, maze bamenyesha abagabo n'abagore akaga bashobora guhura nako, kandi babayobora aho bagomba guhungira. Baba indahemuka mu kubaburira ibyerekeye ingaruka zo gucumura kwabo, kandi bakaba n'indahemuka mu kurinda inyungu z'itorero. Nta na rimwe bakwiriye gucogora kuba maso. Umurimo wabo ni umurimo usaba gukoresha ubushishozi bwabo bwose. Amajwi yabo akwiriye kurangurura bavuza impanda, kandi ntibakwiriye kuvuza n'ijwi na rimwe ryo gushidikanya. Ntibagomba gukorera igihembo, nyamara nta kundi babigenza, kuko babona ko bazagusha cyane niba batabwirije ubutumwa bwiza. Batoranijwe n'Imana
kandi bejejwe amaraso, bityo bagomba gutabara abantu bakabakiza kurimbuka kwegereje. Mbese nakwibuza kuvuga aya makuru, nakwibuza kuvuga ibyo namenye kandi birimo n'urubanza kubiceceka? Imana ishoboza abantu b'Imana kugira ngo bakore umurimo nk'uko Imana ibahamagarira, bakoresha impano Imana yabahaye. Umuntu ukorera munsi y'ibendera risize amaraso rya Emmanuel azasabwa gukora ibintu bizasaba umuhati w'ubutwari no kwihangana. Nyamara umusirikare w'umusaraba ahagarara ashikamye ku ruhembe rw'imbere ku rugamba. Iyo umwanzi amurwanije, uwo musirikare amwongera ku gihome gikomeye kugira ngo afashwe, kandi uko abwira Uwiteka amasezerano yo mu ijambo rye, ahabwa imbaraga mu nshingano agomba gukora. Abona ko akeneye imbaraga ziva mu ijuru. Intsinzi agenda ageraho ntabwo zituma yishyira hejuru, ahubwo bimutera kurushaho kwishingikiriza cyane ku ushobora byose. Igihe yishingikirije kuri iyo mbaraga, ashobora kuvuga ubutumwa bw'agakiza afite imbaraga ku buryo bukora ku mitima y'abandi. Ntabwo acika intege, ahubwo twikomeza kuwiteka. Erega ntabwo birimo kunezerwa cyane, ntabwo birimo kuvuyara no kudamarara, ntabwo birimo gukomerwa amashyi, ariko kandi hari inkomezi ikomoka ku Mana. Nuko rero ndasenga kandi nawe ngusabira, mvugana Uwiteka, ujye unyigisha inzira yawe, nanjye nzajya ngendera mu murava wawe iteka ryose. Teraniriza hamwe ibiri mu mutima wanjye ngo wubahe izina ryawe, kandi umbere ubwishingikirizo kugira ngo ntagire ikindi kinshingikirizaho, nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije, kugira ngo mbeho ne gukozwa isoni n'ibyiringiro byanjye, ahubwo ibyiringiro byanjye bibe muri Yesu Kristo. Mana ifasha abantu b'Imana mu izina rya Yesu, kugira ngo twishimire kuvuga inkuru z'iburasirazuba. Ndashoje nari ndi kwivugira inkuru z'iburasirazuba dukwiye kwamamaza kugira ngo tuzijyane zibashe kugira uwo zirokora. Navuze byinshi, navuze iby'izo nkuru z'iburasirazuba, navuze uko abantu b'Imana bahamagarirwa kuzakira n'umutima ukunze, kandi navuze yuko nabo abamaze kuzakira bakwiye kujya kuzibwiriza, kandi dukwiriye gukoresha impano zacu nk'uko Imana yaziduhaye, ndetse twe gupfa ubusa bitewe n'uko umuntu ari kuzibwiriza, kubera yuko umwe yahawe impano imwe undi ahabwa indi. Imana ishoboza abantu b'Imana kugira ngo bumve kurarika kwa Yesu kubararika, ngo barusheho komatana nawe, kandi ngo barusheho guhindurwa rwose, babe biteguye gukoreshwa n'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data wa twese uhoraho, umwami ukomeye, tugushimiye nanone amagambo duhaye muri aka kanya. Tugushimiye iby'inkuru ziturutse iburasirazuba zivana urujijo mu bwonko bw'abantu kugira ngo basobanukirwe n'icyo bashaka uyu munsi. Duhe kubyakirana umutima ukunze, kandi duhe guhindurwa nabyo, kandi ubwo tumenye aho agakiza kari, uduhe kukajyana ngo kagere no ku bandi. Tubyatse Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uwiteka aguhe umugisha. Ejo tuzaba turimo dusuzuma Daniyeli igice cya 12. Dusigaje iminsi itari myinshi. Ukomeze kubana nanjye mu izina rya Yesu.